ijambo ry'Imana, ndabasuhuje mwese aho muri. Ndashimira Uwiteka yongeye kumpa kano kanya keza ko gusangira ijambo ry'Imana namwe. Ni ukuri Uwiteka ahabwe icyubahiro. Mbere yo kubanza gusoma ijambo ry'Imana, ngiye kubanza kwiragiza amaboko y'Imana kugira ngo inshoboze muri byose. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, nongeye kugaruka imbere yawe nkwinginga kugira ngo umfashe. Nkwinginga kugira ngo umfashe muri ino jambo, ubane nanjye kuva ntangira kugeza nsoza. Mwami ndakwinginze kugira ngo utwigishe, uduhugure. Ari jyewe n'abazumva rino jambo bose bazagirirwe neza. Rino jambo rizatugeze ahantu wifuza ko ritugeza. Mwuka wera ndaguhamagaye, Mwuka wera ndakwumvise kugira ngo uzubane nanjye. Ndakwinginze kugira ngo uzubane nanjye, unshoboze muri byose, abe ari wowe wivugira, agenda igikoresho gusa. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye, amen. Mbanze ndirimba gatoya. Za nzandiko zo kuguhugura wari wagiye urazita, ariko kubw'urukundo nkigukunda nkwandikira urwa kabiri. Nkubwira iby'ubwami ko bwegereje, witegure wese ibishura byawe. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro z'isi. Wibutsa abasigaye begereye ya ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri. Tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke wa musozi wera. Haleluya, amen. Uno munsi turakomeza, tugeze ku itangiriro igice cya 41. Turasoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 46. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yosefu asobanura inzozi z'umwami wa Misiri. Hashize imyaka 2, umwami wa Misiri arota ahagaze ku ruzi rwa Nili. Abona hazamutsemo inka ndwi nziza zibyibushye zitangira kurisha mu rufunzo. Nuko izindi nka ndwi mbi kandi zinanutse nazo ziva mu ruzi zizikurikiye, zizihagarara iruhande ku nkombe y'uruzi. Izo nka ndwi mbi kandi zinanutse zimira bunguri za zindi ndwi nziza kandi zibyibushye. Nuko arakanguka. Yongeye gusinzira, arota izindi nzozi. Abona amahundo 7 manini kandi meza ahunze ku gikenyeri kimwe, maze andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uturuka iburasirazuba amera ayakurikiye. Ayo mahundo y'iminambe amira bunguri ya yandi 7 manini kandi meza. Nuko umwami wa Misiri arakanguka, amenya ko yarotaga. Mu gitondo umwami wa Misiri
akuka umutima ahamagaza abanyabugenge n'abanyabwenge bose bo mu Misiri, abarotorera inzozi ze. Ariko ntihagira n'umwe ushobora kuzimusobanurira. Nuko umutware w'abahereza divayi abwira umwami ati, Nyagasani, uyu munsi nibutse ko nahemutse. Ubwo waturakariraga jye n'umutware w'abatetsi b'imigati, ukadufungira muri gereza ishinzwe umutware w'abakurinda. Ijoro rimwe twarose inzozi zisobanurwa ku buryo butandukanye. Twari kumwe n'umusore w'umuheburayi, akaba n'umugaragu w'umutware w'abakurinda. Tumurotorera inzozi zacu, maze agenda asobanurira buri muntu wese inzozi ze. Kandi uko yabidusobanuriye niko byagenze. Wanshubije ku murimo wanjye, naho umutware w'abatetsi b'imigati aramanikwa. Umwami atumiza Yozefu. Bihutira kumukura muri gereza, ariyogoshesha, yambara imyenda myiza, yitaba umwami. Nuko umwami aramubwira ati, narose inzozi, mbura umuntu n'umwe wazisobanurira. Ariko numvise ko ushobora gusobanura inzozi bakurotoreye. Yozefu asubiza umwami ati, si jye ahubwo Imana niyo iri buguhe igisubizo kiguhesha amahoro. Umwami abwira Yozefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi rwa Nili, maze mbona hazamutsemo inka ndwi nziza zibyibushye, zitangira kurisha mu rufunzo. Nuko zikurikirwa n'izindi nka ndwi mbi zinanutse, zanitse amagufwa. Sinigeze mbona inka mbi nk'izo mu gihugu cyose cya Misiri. Izo nka mbi zanitse amagufwa zimira bunguri za nka ndwi za mbere zibyibushye. Nyamara zimaze kuzimira bunguri, ntube wamenya ko hari icyo zariye, kuko zakomeje kunanuka nka mbere. Ubwo mba ndakangutse. Nongera kurota mbona amahundo 7 manini kandi meza, ahunze ku gikenyeri kimwe. Mbona n'andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uturuka iburasirazuba, amera ayakurikiye. Ayo mahundo y'iminambe amira bunguri ya mahundo 7 meza. Izo nzozi zombi nazirotoreye abanyabugenge, ariko nta n'umwe washoboye kuzisobanurira. Nuko Yozefu abwira umwami ati, inzozi zawe ni zimwe. Imana yakweretse ibyo igiye gukora. Za nka ndwi nziza ni imyaka 7, na ya mahundo 7 meza ni imyaka 7. Izo nzozi zisobanurwa kimwe. Naho inka ndwi mbi zinanutse zizikurikiye, na ya mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga w'uburasirazuba, bizaba imyaka 7 y'inzara, nk'uko nabikubwiye. Imana yaguhishuriye icyo igiye gukora. Igihugu cyose cya Misiri kigiye kumara imyaka 7 gifite umusaruro utubutse cyane. Hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara, izatuma uwo musaruro utubutse wibagirana mu gihugu cyose cya Misiri. Kandi inzara izayogoza igihugu. Iyo nzara y'icyago izakurikira uwo musaruro, izasiga igihugu iheruheru. Izo nzozi warose inshuro 2 zerekana ko ibyo zisobanura byategetswe n'Imana, kandi ko izabisohoza bidatinze. None rero ushaka umuntu w'umunyabwenge kandi ufite ubushishozi, umushinge
iki gihugu, ushyireho n'abagenzuzi mu gihugu cyose cya Misiri kugira ngo bake abaturage 1/5 cy'ibyo bejeje muri iyo myaka 7 y'umusaruro utubutse. Babyegeranye ubategeke bahunike imyaka y'impeke mu migi, maze bashyireho n'abarinzi. Ibyo bazahunika bizateganyirizwa gutunga abantu mu myaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cyose cya Misiri, bityo igihugu cye kuzarimburwa n'inzara. Yozefu ahabwa gutegeka igihugu cya Misiri. Iyo nama inyura umwami n'ibyegera bye byose. Umwami aravuga ati, uyu muntu akoreshwa na mwuka w'Imana, nta wundi dushobora kubona umeze nka we. Nuko abwira Yozefu ati, ubwo ari wowe Imana yamenyesheje ibyo byose, nta wundi ufite ubwenge n'ubushishozi kukurusha. Ni wowe uzategeka ingoro yanjye, kandi abantu banjye bose bazakumvira. Icyo ntaguhaye gusa ni ubwami, uzategeka igihugu cya Misiri cyose. Umwami akura ku rutoki rwe impeta iriho ikashe ye, ayambika Yozefu. Amwambika n'imyenda myiza n'umukufi wa zahabu mu ijosi. Amuha n'igare rye rya kabiri rikururwa n'amafarasi, abamugenda imbere bagatangaza bati, nimumukomere amashyi. Uko niko umwami yahaye Yozefu ubutegetsi bwa Misiri. Umwami yongera kubwira Yozefu ati, ni jye mwami kandi nzakomeza mbewe, ariko mu gihugu cyose cya Misiri ntawe uzagira icyo akora utabimuhereye uburenganzira. Umwami ahimba Yozefu izina ry'irinyamisiri Safunatipaneya, amushyingira Asinati umukobwa wa Potifera w'umutambyi wo mu mujyi wa Oni. Yozefu yatangiye gukorera umwami wa Misiri amaze imyaka 30 avutse. Yavaga ibwami agatambagira igihugu cyose. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Amen. Murumva kino gisomwa cyabaye kirekire, kirakomeza kivuga ku nkuru ya Yozefu. Yozefu nk'uko mwamaze kubyumva, Yozefu yarotoreye umwami inzozi ze. Umwami yari yashakishije abafite ubuhanga bwo kurotora inzozi bose, ababwira inzozi ze, ariko nta n'umwe wabashe kuzirotora. Bari basanzwe barotora izindi nzozi, ariko inzozi z'umwami zarabananiye. Murumva, yafungwa yigeze kurotorera Yozefu yigeze kurotorera inzozi, agira gutya yibuka ineza Yozefu yamugiriye. Ko wibuke ko Yozefu yamubwiye ati, nugera ibwami ntuzanyibagire. Uwo mutetsi w'imigati w'ubwami arangije abwira umwami ati, mwami, hari umuntu wandotoreye inzozi ndi muri gereza, kandi inzozi yandotoreye jye na mugenzi wanjye, ibyo yaturotoreye byarabaye. Haleluya. Nukuri Yozefu yabarotoye inzozi bari muri gereza, nta nyungu yabishakagamo. Yabagiriye neza gusa barotora inzozi. Ariko kuko umwe baramwishe, umwami yaramwishe,
ariko uwundi ko yakoraga ibwami Yozefu aramubwira ati nyabuneka uzanyibuke ndi hano mporwa ubusa, nugera ibwami uzanyibuke ntuzanyibagira. Rero igihe cy'Imana cyo gutabarwa, igihe cyo gutabarwa cya Yozefu hashize igihe kiragera. Murumva ko imyaka 2 yose yashize, imyaka 2 yose yarashize. Uriya mutetsi w'imigati yarasubiye ibwami, Yozefu akiri muri gereza. Hanyuma murumva ko hashize imyaka 2 ko igihe cya Yozefu cyari kigeze. Haleluya. Yozefu ntacyo yarabaye muri gereza, yatekaga imfungwa zose, ariko kameme yari muri gereza. Kuba uri muri gereza ntabwo biryoshye, nubwo waba utegeka imfungwa zose, ariko yumvaga icyo gicu cya gereza kimugarije. Ariko Imana ye iramwibuka igihe kigeze. Mwene data, igihe nikigera Imana izagutabara. Igihe cy'Imana nikigera amasengesho yawe azumvirwa. Igihe cy'Imana nikigera Imana izakurenganura. Niba urengana nka Yozefu, ukaba umukiranutsi nka Yozefu, hakaba hari abantu bakubonera, hakaba hari akarengane kari mu buzima bwawe, umenya ko igihe nikigera cy'Imana, Imana izakurenganura. Haleluya. Nuko rero umwami ahamagaza Yozefu ko yari yumvise ubuhanga bwe, maze uko mwabyumvise Yozefu arotorera inzozi umwami ze neza neza, azimuroterera uko ziri. Umwami yaratangaye, ubwenge bwari buri muri Yozefu byaramutangaje cyane. Ariko nkuko twabyumvise, umwami yabwiye Yozefu ati, umwami yavuze ati uyu muntu akoreshwa na mwuka w'Imana, nta wundi dushobora kubona ameze nkabo. Murumva? Yararebye, yaritegereje abona Yozefu ntago akoreshwa, ntago ibyo avuga bikoreshwa n'umubiri, ahubwo abikoreshwa n'umwuka w'Imana. Yabonye neza ko umwuka w'Imana wari muri Yozefu. Umwami yarabisesenguye. Haleluya. None umwami aramubwira ati, kuko Yozefu yamubwira ati ushakisha abantu gutya na gutya, hazaba imyaka 7 y'umusaruro mwiza mwinshi muri Misiri, ariko hazaba n'imyaka 7 ikurikira y'inzara nyinshi, ku buryo umusaruro ntacyo uzawuvuze. Ushakisha abantu bajera, mbega bahunika ibintu bakagira amastoke iyo myaka 7 yose, ku buryo ucungisha n'abantu hirya no hino mu gihugu, ku buryo igihe nikigera cy'inzara abaturage bo muri Misiri batazicwa n'inzara. Maze umwami aramubwira ati, umwami yaramusubije ati ubwo ari wowe Imana yamenyesheje ibyo byose, nuko nta wundi ufite ubwenge kukurusha. Murumva? Nta wundi. Umwami yaritegereje abona ko nta wundi muntu ashobora guha iyo poste, nta wundi muntu akwiriye iyo poste atari Yozefu. Murumva ukuntu umwami yahise agira, umwami yahise amuha gutegeka igihugu cya Misiri cyose. Aramubwira ati singuhaye ubwami bwanjye, ariko uzatega igihugu cya Misiri cyose,
kandi mu gihugu cyose cya Misiri ntawe uzagira icyo akora utabimuhereye uburenganzira. Haleluya. Murumva ibintu bya Yosefu aho byari bigeze? Yosefu yavuye mu bwiza ajya mu bundi, ava mu bwiza ajya mu bundi, Imana imuzamura ku buryo kubera ubukiranutsi bwiwe Uwiteka yabonye ko agomba gutegeka igihugu cya Misiri cyose. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwiteka arahambaye. Umwumva umwami abwira Yosefu ati ufite ubwenge, nta wundi ufite ubwenge kukurusha. Ati kandi ubwo ari wowe Imana yamenyesheje ibyo byose nuko nta wundi ufite ubwenge kukurusha. Murumva? Kandi ibyo umwami yavuze ni ukuri. Uwo mwami yari umunyabwenge. Yari umunyabwenge, reka Imana imuhe kwicara ku bwami kuko yari umunyabwenge. Uwo mwami yari azi gusesengura. Mwibaze umwami uri ku bwami ariko utazi gusesengura, utazi kumenya icyiza n'ikibi, utazi gusesengura ibivuye ku Mana n'ibitari kuvuye ku Mana. Uwo mwami igihugu yakimerera nabi, igihugu cyahomba, igihugu cyamererwa nabi kubera ubwenge buke bw'umwami. Ariko uwo mwami wahaye ubutware Yosefu bwo gutegeka igihugu cya Misiri cyose, gusa icyo atamuhaye ni titre, yo kwitwa umwami. Ariko mu bikorwa Yosefu ni nkaho yari yabaye umwami. Yosefu ni nkaho yari yabaye umwami, ahubwo uriya mwami yashimiye Uwiteka ko yamuzaniye Yosefu, kuko yahise aruhuka imirimo yose, ibintu byose bikomakomeye yahise mbese we w'icyo yakoraga yicaraga kuri iyo ntebe y'umwami, ariko ubundi nta ibintu byose Yosefu niwe wabikoraga. Haleluya. Kuko yabonye ko ubwo bwenge Yosefu yari afite ari ubwo gutegeka igihugu, atari ubwenge gusa atari ubwenge bw'imfabusa, ari ubwenge bwo gutegeka igihugu. Haleluya. Nukuri ibi biragaragara ukuntu Imana yambitse icyubahiro Yosefu. Imana yambitse icyubahiro Yosefu, kandi Yosefu yaragikwiriye pe. Ubundi ubwenge nibwo butegeka igihugu. Ubwenge nibwo butegeka igihugu. Ubwenge nibwo bwaremye isi n'ijuru. Ubwo bwenge tuvuga ni ubw'Imana. Ubwo bwenge Bibiliya ivuga, ubwo bwenge umwami yabonye muri Yosefu ni ubwenge bw'Imana. Ahatari ubwenge ibintu bimera nabi. Mu nzego zose z'ubuzima zose, ubwenge nibwo bwubaka. Ntabwo amafaranga menshi ariyo yubaka, ntabwo ubwiza aribwo bwubaka. Oya, mu bintu byose, ari mu ngo, ari mu butegetsi, mu nzego zose, muri entreprise zose, umusaruro uza kubera ubwenge. Murumva ukuntu ibintu bimeze? Ahantu hatari ubwenge nta kintu kiba gihari. Abategetsi bitwa ngo n'abategetsi badafite ubwenge, nta butegetsi buba buhari. Mwumva ibintu birapfa, ibintu bikaba mwako.
no mu mago buriya nuko bimeze. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ntabwo amafaranga menshi ari azubaka urugo cyangwa ubwiza bw'umugore cyangwa ubwiza bw'umugabo. Oya, ubwenge bw'Imana nibwo bwubaka urugo. Ubwenge nibwo bugize isi. Ubwenge nibwo bugize isi. Ubwenge nibwo butumye isi ihagarara. Haleluya. Reka tuve mu mago tuve no mu butegetsi, tujye ku muntu ubwe ku giti cy'umuntu. Eske umuntu muri ubu buzima tunyuramo, amaparcours y'ubuzima tunyuramo ni menshi, ariko umuntu ashaka kubaho neza. Muntu wowe unyumva, niba ushaka kubaho neza kuri isi, niba ushaka kugira ihirwe, niba ushaka kwiyubaka, niba wifuza kwiyubaka, niba wifuza kuva mu rwego ruri hasi ukagera mu rwego rwo hejuru, niba ushaka kugira success, niba ushaka kugira amahirwe mu buzima bwawe, mu byo ukora byose, mu bintu byose wirukankamo, niba ushaka kugira ihirwe, nkubwiye ko ubwenge ari bwo buzakugeza kuri ibyo byose wifuza. Ubwenge bw'Imana. Dufite ubwenge bw'isi, ariko dufite n'ubwenge bw'Imana. Ubwo bwenge mvuga n'ubw'Imana, ntabwo mvuga ubwenge bw'isi. Biteye agahinda. Uwiteka dufasha duha ubwenge. Kugira ubwenge buke biteye agahinda, ntababesha. Birababaje. Ukabona umuntu afite byose, afite iki, ariko nta bwenge afite. Birababaje. Ubwenge nibwo nababwira ko ubwenge, kandi ubwenge buranezeza Imana. Abantu b'abanyabwenge bashimisha Imana cyane. Bashimisha Imana cyane. Kuko batuma Imana iba proud, batuma Imana igira ishema. Uwiteka areba abanyabwenge akagira ishema. Nk'uyu Yosefu ukuntu Imana yamwitegerezaga. Yosefu umunyabwenge kubi. Imana yamwitegerezaga imuha ishema. Iravuga ati Yosefu byihorere. Uzategeka, utegeke kandi wongere utegeke. Kuko uri umunyabwenge. Erega muri iyi si Imana ibishaka abantu bajera. Imana yifuza abantu bajera ibyayo. Ko ibi byose tubona ni iby'Imana. Abantu bose tubona kuri iyi si ni ab'Imana. Imana rero yifuza abantu b'abanyabwenge bajera abandi, bategeka, bajera ibintu byayo. Nk'uko Yosefu kujera bisobanuye iki? Kuba responsable. Abantu b'abanyabwenge bari responsable. Kuko ibintu iyo bitarimo responsabilité, bitarimo umuntu w'umuhanga w'umunyabwenge wicunga neza, ibintu birapfa. Ari ama entreprise arapfa, ari imishinga irapfa, ari ingo zirasambuka, byose. Iyo ibintu bitari mu bwenge bw'Imana, ibintu ntabwo bihagarara, birapfa. Niyo mpamvu Imana yishimira abanyabwenge. Imana ishishikazwa yuko tugira ubwenge, tuba abanyabwenge. Kuko irabona neza ko ubwenge ari bwo bushobora kujera isi. Ubwenge nibwo bujera isi, ubwenge nibwo butegeka isi ikagenda neza. Ibintu bikagenda neza cyane nk'uko Imana ibishaka. Naho ibintu bizogenda neza cyane nk'uko Imana ibishaka gute? Kubera abanyabwenge. Imana yashize Adamu muri Edeni, irambwira ati hinga ubwo butaka, jera ibyo bikoko, nkugize umutware wa byose. None Imana yavuze cyagiye, si Imana irimo kutubwira uyu munsi. Imana ntabwo ihinduka, twese turabizi. Imana ya kera ni nayo n'ubu, ni nayo yakazoza. Imana ni imwe. Niyo mpamvu Imana yifuza abantu b'abanyabwenge bategeka iby'isi, ibintu byo kuri isi.
bategeka ibikoko, bategeka iyi planet earth, iyi planet y'isi tubamo. Ibintu bakabijira, bakabitungana, bakabitengeneza bien. Imana ikishima. Haleluya, haleluya. Uwiteka aravuze ati udafite ubwenge nabunsabe. None mwene data, niba ushaka ihirwe mu buzima bwawe, niba ushaka prosperite, niba ushaka kugera ku byiza wifuza, niba wifuza umusaruro mu buzima bwawe, niba wifuza ibintu uko bimera neza kabisa, usaba ubwenge Imana. Niba utabufite, Imana izabuguha. Ijambo ry'Imana yatubwira ko ntago tugomba kwishinga ubwenge bwacu, ntago tugomba kwishinga intelligence yacu, ubwenge bwacu, kuko twege abana b'abantu nta bwenge tugira. Ariko hari igihe dushaka kwigwanirira, tugashaka gukoresha ubwenge bwacu, ubwenge bw'Imana tukabuparika hariya, nka kuri umuntu aparika imodoka, uraparika ugatangira kwirwanira sasa, umuntu agatangira gukoresha ubwenge bwiwe. Kandi ubwenge bwacu nka muntu nta bwenge dufite. Uwiteka adushoboze kumva rino jambo, Mwuka Wera abashoboze kumva rino jambo, kugira ngo ari jyewe nawe tumenye ko ubwenge ari bw'Imana dushakaho, ubwenge ko abanyabwenge ari bo bonyine banezeza Imana. Nitwiyumviye Yozefu ukuntu byari bimeze. Yozefu yari umunyabwenge. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kugira ngo se ngo ni ibintu byinshi, nako kajambo kamwe gusa, ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ntago ari amajambo menshi. Kuva mu cyaha niko kujijuka. Usaba Imana ubwo bwenge wo kuzajya uyubaha. Nuyubaha uzagira amahirwe mu bintu byose, mu nzego zawe zose, kandi Uwiteka azajya kwitegereza, kwishimira. Haleluya. Rero ndakwifurije uwo mugisha wo gukoresha ubwenge Imana yaguhaye. Ndakwifurije uwo mugisha wo gusenga Imana iguhe ubwenge. Niba utabufite, ibuguhe, ubusaba Imana, kugira ngo uzanezeze Imana, kugira ngo uzubake isi, kugira ngo uzaheshe izina ry'Imana icyubahiro, kugira ngo uzabe umunyamahirwe n'umutegetsi. Haleluya, haleluya. Imana irashaka abantu bajera, abantu bafite gestion nziza, abantu bafite gestion, abanyabwenge nka Yozefu. Abo nibo yifuza ko tubabo. Uwiteka abagirire neza, Uwiteka akomeza abaganirize ku ijambo ryayo, kandi iri jambo rizamena imbuto mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kuko ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema, niko umuririmbyi yavuze, nuko bimeze. Ijambo ry'Imana nirireme imbuto mu mitima yanyu. Ijambo ry'Imana, rino jambo ry'Imana nirireme imbuto mu mutima wanjye, kugira ngo tubashe kugira aho tuvuye n'aho tugeze. Uwiteka akomeze abarinde mwese aho muri. Imana nibishaka mu gihe cyayo yateguye, tuzongera tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere tugirirwe ubuntu. Shalom, shalom.